kuwa kabiri ukwezi kwa kabiri itariki ya gatatu, uyu ni umunsi wa 34 w'umwaka, muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi: rekeraho kubabazwa nuko bakwanga kubera ko wakijijwe. Nanjye baranyanze, ariko humura ntabwo bazagushobora kuko utari uw'isi. Amen. Yohana 15:18 kugeza ku 19. Abisi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba abisi baba bakunze, ariko kuko mutarabisi, ahubwo nabatoranyirije mu bisi, nicyo gituma abisi babanga. Mukomere. Iri ni ijambo Yesu yavuze. Yaravuze ngo nimubona abisi barabanza, ngo mumenye ko nanjye babanje kunyanga. Impamvu ngo nuko mutarabisi. Ngo abisi nta kuntu babakunda kuko mudahuje nabo. Bakora iby'isi, batekereza nk'abisi, bavuga iby'isi, bibera mu isi, ubuzima bwabo ni isi, kandi wewe wayivuyemo. Nta kuntu rero bakuvuga neza, kandi nta kuntu bagukunda. Komera. Rekeraho gukomeza ubabazwa ngo barakwanga, bakuvuga nabi, bavuga abakozi b'Imana nabi, bavuga abana bawe nabi bakijijwe, bavuga umugabo wawe nabi ukijijwe, bavuga umugore wawe nabi, bavuga bene wanyu nabi. Ibyo bikaguhangayikisha mu mutima. Kuva uyu munsi tuza, Yesu arakubwiye ngo rekeraho kubabazwa nabo. Mana, ndagushima ko kuva uyu munsi umuhaye ihumure rikomeye, kandi azahabwa ingorane ikomeye mu izina ryawe Yesu. Amen.